Bizagusaba iminsi 14 gusa kugira ngo ubashe kugabanya ibinure byo kunda, ubashe kugabanya ibicece, ibinyenyanza, mbega umubyibuho wo hejuru nk'uko ubyifuza. Niba rero uri umuntu wifuza kugira mu nda zeru, kugabanya ibinure byo kunda, iyi videwo ni iyawe kuko ngiye kukubwira ibanga ryoroshye gusa, amabanga abahanga batinya kukubwira kandi nyamara ariyo y'ukuri yatuma ugabanya ibinure byo kunda. Ni iminsi 14 gusa, aho muri videwo ya mbere tureba ikintu wakora kuva ku munsi wa mbere kugera ku wa gatatu, videwo ya kabiri tukareba ibindi wakora mu minsi 3 ikurikiyeho. Turafatanya kuko nidufatanya turahana motivation kandi turabigeraho. Ibicece ibinyenyanza turatandukana nabyo ukundi. Rero niba wifuza kugabanya mu nda, kugira mu nda zeru, kunanuka hejuru, iyi videwo ni iyawe. Ntagutindiye rero, reka nkubwire ikintu tuzakora ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa gatatu. Ni ikintu cyoroshye cyane. Tuzakoresha ya diet ya gakondo, ntago tuzakoresha twa dufu two kwa Mukamfizi, Mukansanga cyangwa se Dorothea. Hoya, tuzakoresha ya diet ya gakondo yitwa intermittent fasting cyangwa se jeûne intermittent mu rurimi rw'igifaransa. Aho iyo jeûne intermittent turi burebere hamwe amasaha turiraho n'amasaha tutariraho, kandi hakaba hari ibintu turi bwirinde kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa gatatu. Rero ikintu cya mbere tugiye kureba muri iyi videwo ni ibintu turi bwirinde guhera ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa gatatu. Umunsi wa mbere kugera ku wa gatatu turirinda isukari. Niba ushaka kugabanya mu nda, umenye ko akenshi kugira ngo ugire ibinure byo kunda nuko urya ibintu bifite isukari nyinshi mu mubiri wawe. Isukari nyinshi mu mubiri wawe ituma umubiri ukora hormone cyangwa se mu rurimi rw'ikinyarwanda ntabwo ndi kwibuka ukuntu hormone zitwa, imisemburo, ukora imisemburo yitwa insuline. Noneho iyo misemburo yaba myinshi mu mubiri ya insuline yatewe n'isukari nyinshi, igashaka ahantu ijya kwibika, kandi ahantu hambere yibika ni kunda. Rero urumva ko ikintu cya mbere turi bukore nuko dutandukana n'isukari n'ibintu byose birimo isukari. Isukari tunywa mu cyayi, tunywa muri kofi, isukari dusangwa mu binyobwa, amafanta, amaji, mu biryo, amagato. Isukari turatandukana nayo. Ikintu cya kabiri turi bukore, turi bwirinde muri iyi minsi 14 by'umwihariko guhera ku munsi wa mbere kugera ku wa gatatu, ni ibintu fast food, bya biryo tutitekeye. Kuko bya biryo tutitekeye ni ibiryo akenshi biba birimo ya sukari, harimo amavuta mabi, kandi harimo na produit chimique zituma umuntu yumva ashaka kurya cyane. Izo produit kandi zituma tubasha kubyibuha, ari nazo zidutera indwara nyinshi, kanseri n'ibindi. Ibyo turi bubyirinde. Turirinda inzoga kugira ngo ntitunanize umubiri wacu, umwijima wacu ntukore akazi kugira ngo usohore inzoga, ahubwo turareka umubiri ukora akazi ko kugira ngo usohore ibinure gusa. Turarya neza, indyo yuzuye nk'uko bisanzwe, ibiryo bidafite karori nyinshi, turibanda kuri proteine nyinshi, imboga nyinshi n'imbuto nyinshi. Niba urya ibirayi, urarya ikirayi kimwe, umuceri ibiyiko 2. Ntagutindiye rero, nyuma y'ibyo turi bwirinde, ku munsi wa mbere kugera ku wa gatatu tuzakora ibi. Ku munsi wa mbere kugera ku wa gatatu tuzakoresha intermittent fasting, dukoreshe metode ya 14-10. Biravuga ko amasaha yo kurya ni 10, amasaha yo kutarya ni 18.
tuzarya mu masaha 10 tureke umubiri utwike ibinure mu masaha 18. N'urugero dushobora kuvuga ngo amasaha yo kurya ni hagati ya saa moya kugera saa moya, ubwo urumva harimo amasaha 10. Noneho twongere tuvuge ngo amasaha yo kugira ngo umubiri uruhuke ni amasaha yo kuva saa moya kuzagera nanone saa 3 za mu gitondo z'undi munsi nta kintu ushyize mu mubiri. Urumva biroroshye cyane kuko ni kwa kundi dusanzwe turya bisanzwe, ariko uretse ko turi bugerageze twubahirize amasaha. Ushobora kuvuga ngo mu gitondo saa 3 niba aribwo ufata ibiryo bya mu gitondo, urabyutse unyweye icyayi cyangwa se kofi idafite isukari, urumva ntabwo uzarenzaho umugati urimo isukari, hoya uzafata iyo kofi. Nimba ufite amagi urye ayo magi, ube ufashe ibiryo byawe bya mu gitondo. Saa 6 uzafata ibiryo byawe bya saa 6, wibande ku mboga nyinshi, wibande kuri poroteyine. Mu gufata poroteyine uzagerageze upimishe urushyi rw'intoki zawe. Nimba urya ibirayi, urya ibirayi 2, urya umuceri ubiko nka 4. Niwumva inda yawe ituzuye urenzeho amazi, kandi uzirinde gufata ya sukari ngo twabivuze, wirinde no gufata ikintu kirimo inzoga. Ubwo nanone nimugoroba nujya kurya uzarya mbere ya saa moya. Ushobora kuvuga ngo ndatangira kurya saa 12:30 ku buryo saa moya se stop. Kurangiza kurya saa moya nta kintu cyongera kugera mu mubiri wawe. Ubwo guhera saa moya kuzagera ejo nanone undi munsi ukurikiye saa 3 nibwo uzongera kurya ikindi kintu. Inda yawe urayireka nta kintu ushyiramo kandi urarya indyo yuzuye. Ndongera nsubiremo rwose kugira ngo tubyumve neza. Ku munsi wa mbere kugera ku wa 3 urakoresha intermittent fasting metode ya 14-10, aho amasaha yo kuriraho ari amasaha 10, amasaha yo kutarya ukareka umubiri wawe ukaruhuka ni amasaha 18. Aha twafashe urugero ko amasaha yo kurya ni hagati ya saa 3 za mu gitondo kugera saa moya. Amasaha yo kutarya nanone twemeza ko ari uguhera saa moya kuzagera saa 3 z'undi munsi mu gitondo. Rero urumva ko biroroshye cyane, ni nka kwa kundi dusanzwe turya bisanzwe, nta kintu kiri buhinduke. Noneho ikindi nikigushobokera uri bwongereho muri ayo masaha umubiri wawe uruhutse utari kurya, uzongeraho ka siporo gatoya koroheje. Niba uri umuntu usanzwe umenyereye gukora diet, wakora siporo iruhije, wajya muri fitness, waterura ibyuma, wakora iki. Ariko nimba uri umutangizi uzagende byibura buri munsi guhera ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa 3 ujya ugenda iminota 30 muri ya masaha umubiri uri gusohora ibinure mu masaha utari kurya, kuko waretse umubiri uraruhuka, wawuhaye amasaha 18. Noneho kandi mu masaha utari kurya ushobora gufatamo amazi, ushobora gufatamo icyayi kitarimo isukari, kitarimo amata, ushobora no gufata kofi y'umukara isanzwe. Ariko ibyiza ugerageze nimba ubishoboye unywe amazi menshi. Uko ni ku munsi wa mbere kugera ku wa 3 uri bugende. Ku munsi wa 4 kugera ku wa 6 ngiye kugushyira hano indi video hasi, naho urareba icyo turi bukore, kuko noneho turashyiramo ingufu cyane kugira ngo ibiro bibashe kugenda byirukanka. Ukore subscribe kugira ngo iyi video yindi niza uhite uyibona, uba ari we muntu wa mbere ubasha kuyibona.